Minisiteri ya Siporo yaganiraga na bamwe mu ntoranwa z'abanyamakuru ko abanyamakuru bose baba muri siporo ntibanakwirwa hariya ariko ngira ngo barashishoje babonamo abahagararira abandi ubaha ibintu bitatu icyo cy'amafaranga ni ingenzi cyane kuyamobiliza baracyumvise ndetse banafite gahunda nyinshi zo kugira icyo bagikoraho barabizi neza ko ibibazo dufite bimwe mu bikomeye hano nuko umupira wacu ubura abatekinisiye beza kubera ko nta bushobozi dufite bwo kubahemba sibyo uyu munsi n'urugero niba Boni Mugabe nta institution yakenera Boni Mugabe hano ngo ibe yamukura ahari imuzane atanga expertise ye muri football niba amaze kwiga ntago bashobora kumuhemba hano rimwe na rimwe rero usanga ari ibintu bikorwa n'abavolontaire bibereye mu nyungu zabo bikuriye ugasanga nk'ayo Mavubi twita ngo ni kipe iduhangayikije nk'abanyarwanda ahubwo hari abibereye mu byabo ubwo wakurikirana muri Ferwafa ukumva ahubwo harimo intambara zabo uwitwa ko ari komiseri ubishinzwe uranamubaza igihe ikipe uko izakina ntabizi ikipe imwe iri muri Tanzania indi iri muri Nuza nta makuru afite y'uburyo bikorwa ukajya kumva ari ubishinzwe kumva ngo abantu bibereye mu byabo bibereye mu ntuza kamarade SG ngo ubu havanye ibyo bita advance party nta muntu ukigenda mbere kamarade ikarita arayijyanira iriho ibihumbi bye nka 200 sibyo ariko rawe ntashaka umuntu ugenda mbere kujya kunegosiya ngo ibiciro bya hoteli ariko akabaha hoteli nziza ibyo ukuvuga ngo igihugu kisigaye kijya ahantu nta muntu wagezeyo mbere ubundi naho biba hagomba kugenda umuntu kare agategura ikibuga sicyo kibazo cyabaye muri Afurika y'Epfo nkabivuga ntimubyibuka umutoza avuga ati abakinnyi banjye bahuye n'ibibazo bikomeye ntibariye baraye bicaye nta advance party ukigenda kamarade na perezida we nibo babyimenyera nta kugenda mbere ngo negosi ngo icyumba cya hoteli nangahe ngo hanyuma uvuga uti nabonye iyi hoteli igihugu kizakirwa gutya imodoka izajyijyana iteguye gutya tuzabaha reka da kamarade arabyikorera urumva ibyo bigaragaza ko umuntu wese wavuga ati umuntu abifitemo inyungu ze yaba afite rezo ndimo ndabikurikirana ndashaka kubikurikirana jewe ntago nkunda hari aho babaye habi usibye South Africa nakoze ntabwo na South Africa bari babayeho neza bahise babikosora ahandi se wari uriyo ibyo nibyo twamenye ibyo tutamenya nibyo byinshi kubera ko ntago tuba turiyo dushimire n'abakunzi bacu batuye muri diaspora bagize initiative yo kugira ngo umwe muri twe agiye muri Tanzania kureba derby ya karaoke derby Simba na Yanga yanjye ntarayohereza Axel aracyari hano ariko initiative nziza ya Dr Magnifique n'abandi rwose bahoze bambwira ko itike y'indege bamaze kuyikatisha sinabasuzugura rero ngomba kugenda muri weekend wamaze gusaba abo urabemerera abo wabemereye ntago nasuzugura abakunzi bacu abo wabemerera abandi bo byari kubora nasuzugura abakunzi bacu nzagenda rwose nzajya kureba Kariako nzajya kureba match ya Simba na Yanga mu izina ry'abakunzi b'urukiko rw'ubujurire batuye hanze ubwo n'abandi batari ku rubuga bajoyininga urubuga Axel arabashyiraho cyangwa nanjye banyandikira nkabashyiraho mugani bari muri diaspora badukunda ni benshi bajya batwandikira muradufasha mutuma rirungu hano abantu batwara amakamyo amasaha 10 nangahe bari mu muhanda
abantu benshi batubwira bati vraiment muradufasha iyo turi hano, muturinda depression, muturinda irungu, muradufasha update wacu twatugize nk'abari i Kigali cyane, mutuma tudakumbura iwacu, mutuma tudakumbura abantu. So joining group basano basaidi ngira ngo ntago bariho Sano ariko mugani duwaye bise Sano Sano o Canada bose bajeho ba Hussein Manasri Manasri muri Australia. Hussein Manasri nta uri kujyaho kimwe n'umuyovu witwa Thierry ndetse n'umudamu nawe dukurikira w'umureyo kazi witwa Oprah. Wari nino nejo wundi match yarebye yabaye na vandemwe bo mubiri gishimiye Imana n'abandi bose bari mu Gikongoro ashaka ari hariko ahubwo abantu bari shari mutaguhera uze tazene uvuze mutaguhera mutane bukarushe Shangoga yagiye gutangiza YouTube ariko arashaka gutangiza campaign yo kwigisha abakinnyi bo mu Rwanda uburyo bwo kuritayaringa Michel se ibyo bazajya baritayaringa kuko amaze igihe akurikira akabona retirement ni kimwe mu bintu batigeze bagira amahirwe yo kwigishwa bo arubwo ati rero nakomeje gukurikira n'ahandi uko bigenda ndifuza ko abakinnyi mu Rwanda batajya batungurwa nuko yinjiye muri kariyeri asohotsemo akabigisha uburyo kariyeri irarangira kuyo gukina kandi ntiramba kandi abenshi bibeshya ko ari ubuzima bwose ari naho bibagongera yatangiye kubona amarembo amwe agenda yifunga imiryango yifunga akaba yacanganyikira atazabigisha uko bajya muri Amerika ariko we nawe yabyibigisha nawe niho yagiye yagiye state aux États-Unis mu gihugu cy'isezerano ubwo n'abandi batari muri na Cyprien ngo muzamwadinge Cyprien no mutaramu hariya muri kuramuzi yes akire akisamashi ni rugira ibambe Belgium umuntu ukeneye jya uhita umuha nimero ya Axel kugira ngo ahite amushyira niwe admin Axel niwe admin ba Puma muri Amerika abantu nk'aba Fatikaramu Rafael ba Ramberi abantu nk'aba Eke jo twavuganaga mbwira ka tuzamwadinge naso kuko ari hafi gusubira Texas Eke yambwiraga ko ari Nairobi agiye Dubai ejo umenye ko yageze Kigali seke ba Paul hari New York uzimubwira nti uri mu bantu hatuye hano hazima New York abenshi barahumva bibere aho ngaho za Gikongoro zaho n'amagabe za Meyini na tumafite n'ubukwe mpera z'uyu mwaka ba Paul ko uramwibuka mucuti wawe Paul wa New York se oya Paul wundi mucuti wa Samu Karenzi umwe wigeze kutubwira ngo twikaragaze nta urimo nta uri muri group tuva ntanjya mbonamo bantego ishimwe bara bose ndababona baraza bazajoyina Dani Hategeka Canada arimo aho ndabona azajoyina Cox arimo Canada Cox ntabwo Cox mwadinge kuko ari benshi kabisa tuba turi kumwe na Patrick Mutara muri Rwamagana ufana wa Peri n'abantu nk'aba Ben bose Ben turaza kugenda tubadingamo rwose ubwo tunakomeza ku ngingo twari turi uze kumwadinga Anderson ni Kentucky okay na Jimmy US nazi Jimmy international benshi mabitwa ba Kuronzera muri Canada tubashimire ku Mavubiho nibaza ko abanyarwandakazi batwumva oya ntabwo baravuga ngo aracyabura ikintu cya gatatu ikintu cya gatatu sinakivuze ikintu cya gatatu kinakomeye cyane cyaranze ingoma ya Mimoza cyaranze n'izindi minisiteri zagiye ziza ni ingerence iri ku rwego rwo hejuru icyo narakibabwiye kwinjira mu miyoborere kwinjira mu miyoborere ibintu byose bikaba minisiteri utazanywe na minisiteri ubwo ntaze ibyo bintu mubyirinde mugerageze mube ijisho mugerageze mube ijisho rya siporo mugerageze mutange inama mugerageze mufashe amafederasiyo n'amaklabu kugira ngo ayoborwe neza ariko mwirinde ibyo kwizanira abantu ibyo kwivanga mu miyoborere umuryango niba ari uwo magare
uraziranyuza uwabayobora bakagera aho bava bakagera aho bagera, sibyo? mubaho umurongo bitoranye mubayobora umurongo. niba ari abakina volley rero bashaka umuntu ufite pasiyo, bashaka umuntu ugize, ariko ibintu by'intambara uzi ibyo mpita tuzabigaruka hejuru. intambara irimo iteramakofe nabonye amabaruwa bandikiranye muri ino weekend ateye ubwoba. babatari batumije inteko rusange idasanzwe muri iki gusetsa usanga ari uruhande ruvuga ngo turashyigikiwe, nkaba ni aba minisiteri, abandi ni aba ugasanga ni ibintu nk'ibyo. ugasanga volley mu by'ukuri ni umukino. ubu mbona volley batarigabiye Rafael, barayirangije. Rafael ntabwo ari umuntu ufite pasiyo ya volley, si umuntu wayibagamo. abantu nka ba Kansime barahari, barashaka kuyobora ibintu babamo imyaka yose. abantu nka Mudogiteri Kabera Karixte, abantu nka wa mudamu wo muri Revenue wiyamamazaga, abantu baba mu bintu mu buryo bwa buri munsi, babikunze, babibona, baza babipira, bakeneye ko bihinduka, bakagenda bakabirukana. wa mugabo wagiye Gustave bakamwirukana bakazana meya, bakazana uwahoze ari meya wa Gisagara Leandre. ugasanga barakurura abantu badafite iyo pasiyo, badakunze ibintu, birangira bishenyeye imikino, birayica. narababwiye mubyirinde ibyo bintu, mubyirinde, mutange umurongo, mufashe, ariko mugerageze mutoranye abantu bakunze ibyo bintu kandi banabifitiye ubumenyi, mwirinde. nicyo kintu cya gatatu nababwiye, ariko nanagihuriyeho n'abandi banyamakuru. ni ingenzi cyane ko cyaranze cyane ingoma ya Mimoza pe, kandi cyishe ibintu byinshi muri siporo. icyo rero bagikosoye cyafashe. nicyo cya gatatu nababwiye. ubwo ko numva bahaye icyo bita inama z'ingirakamaro, ariko sinkuciye intege. Jyewe ndashaka mu minisitiri wa siporo harazantungura, ntungura za bafite n'abandi bafite imyumvire nk'iyanjye atunguye. nta nama ngo natanze kuri Rayon Sport kandi warayivugiye uti birinde ko Endurance yazamo ariyo navuga rwaneho ndumva ko ari ireba. narayivugize rwose, narayivuze. ubwo irimo aho ngaho muri Endurance, mu maklabu, mu mafederasiyo. jyewe ubwo wenda keretse bihabaye nko gutungurwa, ariko buragiye nicyo nabuze mvuga nti burya umuntu yari ku karumyo yahinduka kurusha uko karumyo singukazi wowe. ngiye kwita musobanuza ni oya inkota ariko urayibona, nuko ngo ahantu umuntu afata ku nkota ku buryo umuntu we ntiyakujomba ariko we wayijombesha abandi. biri hahandi ku karumyo hari karagiteri wagira ushobora kujomba wakoresha, ariko mu gihe wari hahandi ku bugi cyangwa ugasongero ari wireba utari bubitinyuke. iyo ndi kukubwira ubundi urebye minisitiri profile ye wa siporo, profile ye muri magare, profile ye muki wabambe muri basket, wabona ari umuntu utujemo, utatumiye izo mpinduka karenzi yamusabaga, kubera ko ariko akadirishya nge nkisigajeho nako kuko ntabwo yari ku karumye, yari ku bugi harya imbere. wenda ubu kuko ari inyuma ashobora guhinduka. burya power umuntu, hari ibintu byinshi bihindura abantu neza cyangwa nabi, harimo amafaranga, harimo icyubahiro ndetse na power. niba mbyumva ubwo iyo mvuze icyubahiro bijyana na fame. hari umuntu ubona yitwara neza yibombaritse, ariko yagira fame agahita bigitangaza. ntabwo ndi kuvuga wowe, kuvuga n'urugero amasaha urashaka he oya ntabwo nshaka. nicyo navugaga, hari ibintu bihindura umuntu rwose, ukabona fame iramuhinduye pe. hari ugira ubuyobozi agahita abyimba. twabonye urugero n'Ishema Maboko. Ishema Maboko yari umuntu ntabwo wenda yari aciritse, ariko ntabwo yari umuntu ukaze. igeze hariya arabyimba, agatuza agahita kaba nk'akinuma, narabivuze. agize kuba nta gikundiro arasanga mu cyanya cyo, noneho araza arabivanga, bituma ibintu byose byangirika. umuntu rero arahinduka yo hawe power. yadahindutse neza ari gihinduka nabi. icyo navugaga minisitiri wenda reka dutegereze ko ubwo yahawe power, kuko muri abantu benshi bataba muri basket batawihozaho nk'ubuzima bw'umunsi ku munsi ntibari bamuzi, kandi ari umuntu umaze imyaka 10 ari muri icyo kintu. ariko biterwa na systeme yubakitse muri iyo federation.
ibyo bintu wamusabye iyo system yamwubatse cyo kuko ahantu nagiriye sinzi ikibazo bamubajije ariko RBA sinzi umunyamakuru akimubajije ndetse ntinya menya ari wakimubajije yamubajije ikijyanye niba batazenjera ibyo bya ingerance niba batazabijyamo avuga ko ibyo ntatabizi ko bitabaho kandi azi uburyo bajyaga bazanwa muri basket azi uburyo yahageze nahise ntinya ndavuga niba azi ko bidahari koko mu by'ukuri akaba ntawe yabibonye azajya kubirwanya bidahari wese yakwemera ko bihaba ibyo bya ingerance yabihinduriye inyito aravuga ngo sinabyita ingerance ngo nabyita ngo mbona ari nko kujya inama nko kujya inama cyangwa kugenda ndambwira rero njye ntanakubeshye njye mvugisha ukuri uyu mumama uturutse hejuru reka mvuge tukwihita niwe numva mbona nagirira icyizere ko wenda ari uhindura ari we wabikora PS ubona we byibuze arimo kubera ahantu yakoreye ni ahantu hari bareba bipasa muremure cyane bareba kure n'abavizioneri b'igihugu badesida mu gihe bibaye ngombwa nta amazi atararenga inkombe niwe nagirira icyizere ko wenda iyi minisiteri yazahindura kurusha uyu mugabo we rwose uyu mugabo wo muri uyu mu patron ku buryo ubona n'urugero ku buryo ubonye nko muri arena yicaranye na perezida Hadiane Desire uyoboye Ferwaba ubu ukibona ko Desire ari munini nk'ubu nk'aya mafoto abiri ejo nabonye bicaranye kuri match y'abadamu na Desire nabona ko Desire ari muto paraporo ya PS nkurikije profile yakoze ariko uyu mutara mu minister yakubaho cyavuga ati umuntu kubereye shobuja uyu munsi bimeze bite kandi we wanyubatse oya icy'ingenzi ni kimwe nuko ibyo bitatu rero nibyo nari nkomojeho wabasabye ingerance amafaranga yo yamobilizwa